Ubundi ibibazo navuga by'ingenzi twari dufite mu bijyanye no gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange hakoreshejwe bisi, harimo ko bisi zatindaga guhaguruka, hanyuma igihe hari igihe cyo gutwara abagenzi benshi ugasanga zirapakiye abantu benshi cyane, noneho ariko zamara gusohoka no mu mihanda aho zinyura sizinihute nibura ngo zigereyo kare, igihe cy'abagenzi benshi cyashira ugasanga ziratinda muri gare zikahaguma umwanya munini cyane. Ibyo ngibyo byose rero nibyo ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byakemuye, bemeje uburyo bushya bwo gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Ubu buryo rero bushyashya buje gukemura ikintu gikomeye cyane, kuko icyerekezo cy'igihugu cyacu nuko mu mwaka umwe uri imbere abantu benshi bazaba bakoresha bisi, ku buryo ubundi buryo bwo gutwara abagenzi, yaba gukoresha imodoka z'abantu ku giti cyabo cyangwa se gukoresha za moto n'ibindi, ibyo ngibyo bizasa naho bigabanyuka cyane cyangwa se bimwe bikaba byanacika burundu. Ikigiye kuba cyiza kurushaho rero nuko izi modoka zigiye kuzajya zigendera ku gihe, hagiye gushyirwaho ingengabihe bisi igomba guhagurukira muri bisi byanze bikunze, kandi ibice byose bya Kigali. Hanyuma ninagenda ntabwo izajya igera ku cyapa runaka ngo igitindeho, igomba guhita ikomeza ikagenda. Noneho n'igihe igeze ku matara ayobora imodoka hazaba hari itara ryagenewe bisi, ku buryo yo ihita ihabwa uburenganzira bwo gukomeza ikagenda mbere y'izindi. Ibyo ngibyo byose rero bizatuma kwa gutinda mu nzira kutongera kubaho, no gutinda muri gare ntibyongere kubaho, haba hari mu gihe cy'abantu benshi ndetse no mu gihe cy'abantu bake. Bisi zizajya zihora zigenda buri kanya, ku buryo buri muntu wese azabona ko kugenda na bisi nibyo byizewe, bituma ugerayo vuba, zirasa neza, zifite isuku, mbese gahunda zawe zose zirakoreka nta kibazo. Twababwira ngo byahindutse, bigiye guhinduka. Ubu ngubu rwose we watekerezaga moto kugira ngo wihute, bisi nayo igiye kuzajya yihuta, kandi bisi izajya gutwara makeya kurusha ya yandi moto yagutwariraga. Ariko ikindi burya ibifite n'umutekano urenzeho. Iyo turebye n'umutekano wo mu muhanda, iyo uri kugenda muri bisi haba hari umutekano urenzeho. Kwihuta rero bigiye kuba intego, kandi no kugendera igihe bigiye kuba intego. Ingengabihe izashyirwaho niyo tuzajya dukurikiza. Ntabwo bisi izigera ivuga ngo irabanza yuzuza abantu, nta nubwo izigera irenza icyo gihe. Hashyizweho ikigo kizajya kibicunga kikareba ko biri gukorwa nk'uko byagenwe. Ibyo ngibyo byose rero, izo mbogamizi zose zari zirimo zigiye gukemuka. Nabwira abantu ngo rwose bisi mutangire muzigane, ubundi mutunyomoze. Ubundi cyambere turimo gushishikariza abantu batwara imodoka zabo ku giti cyabo no gukoresha indi mihanda yagiye yubakwa kuko irahari, aho kugira ngo ukoreshe ya mihanda y'ingenzi bisi isanzwe inyuramo n'abandi bantu bose tugakora jam. Ni byiza ko ujya guca mu yindi mihanda. Twatangiye no gukora ubukangurambaga bwo kugenda tuyerekana dufatanyije na polisi y'u Rwanda, kugira ngo abantu bibuke ko iyo mihanda ihari, noneho tugabanye wa muvundo w'imodoka nyinshi. Icya kabiri cyakozwe nuko hashyizweho rya tara navugaga riyobora bisi, ririmo riragenda rishyirwaho ubu ngubu ahantu henshi muraza gutangira kubibona. Noneho aho iryo tara ryashyizwe hazajya haba hari igisate cy'umuhanda cyagenewe bisi. Bisobanura ngo mu gihe cyose bisi ije ubona yuko urimo kuyibuza kujya muri cya gisate cyayo, wakagombye kuyibererekera ikajya muri cya gisate cyayigenewe, kugira ngo rya tara rize kuyiha inzira, noneho yihuta igereyo vuba. Izo ni ingamba rero zikomeye cyane zizatuma no mu gihe cy'umuvundo na bisi zizagerayo vuba. Twebwe twazihaye inzira tukajya guca mu yindi mihanda, ariko noneho na rya tara riziyobora ryazihaye inzira hakiri kare.